mu masaa 8:40 zikira saa 9 za nijoro ngo nibwo abatuye mu kagari ka Gakoro mu mudugudu wa Gahama mu murenge wa Gacaca wo mu karere ka Musanze bagiye kumva amazu yabo atangiye gutigita bagisohoka basanga amazu yarengewe n'amazi. Ndayishimiye Jean Pierre we n'umugore we ndetse n'abana bagisohoka mu nzu bari barimo nta n'iminota 5 yashize yose yitirambarara hasi. Ari njyamye no amazi gaje mu masaga saa 9 z'ijoro nuko tujyamye je n'umugore n'umwana twumva mu nzu amasafuriya n'ibidomora biri kubomborana n'ihene dufite yanze kuryama. Turavuga ati si uwo n'umusambo waje kutwiba, si twabitindaho turongera turaryama birakomeza. Turavuga ati meza ari umusambo waje kutwiba. Duhagurutse dusanga amazi gagiye kugera ku gitanda. Tumaze gusanga amazi gageze ku gitanda ndahaguruka ngiye kureba inkweto nsanga zagiye munsi y'igitanda kure. Nshakisha inkweto ndazibura ndangije nsohoka nambaye ikabutura izi myenda nambaye gusa. Aka kagari ka Gakoro nawe mu gihe yararyamye n'umwana we mu nzu yumvise ikintu gikubise ahita asohoka we n'umwana we bakigera hanze amazi yose ahita yinjira mu nzu. Twayumvise saa 8 z'ijoro. Tumaze kuyumva rero twumva urusaku rwayo ni rwinshi duhita tuva mu nzu icyo twakirije n'ubugingo bwacu gusa. Imvura se yari nyinshi cyangwa ntabwo yari kugwa ari nyinshi. Ntabwo yari kugwa ari nyinshi rwose yari nkeya nta nubwo twari tuzi ibi bintu iyo byaturuka ndetse ko twumvise urusaku rw'amazi dusanga ni menshi gaturengeye ubwo duhita tubumva. Usibye abaradiyo na televiziyo flash twabashije kugeraho amazu yabo yangijwe n'amazi yaturutse mu birunga. Hari na bamwe mu baturage bavuga ko yangije imyaka bari barahinze mu mirima ku buryo byabateye igihombo. Mu mboni za bamwe mu baturage bo muri aka kagari ka Gakoro baganiriye n'ibitangazamakuru byacu bavuga ko intandaro y'aya mazi yaturutse mu birunga akaza kubasenyera ngo yatewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi ngo kuko cyubatse umuyoboro w'amazi nabi kikawuyobora mu mudugudu batuyemo. Baduteje amazi kuva mbere ntabwo amazi yigeze agera inaho. None rero baraje baracukagura none deba amazi ateye mu bantu. Aya mazi ni yarasanzwe hano ubundi ahangaha nta mazi yahanyuraga yuko baje kuhanyuza uyu muyoboro w'amazi ariko bawuhanyujije nibishurira abaturage n'imyaka zabo barazirandura nibabishura bamwe cyo bikoze harayo babahayeho. Ariko ikibazo gihari gikomeye ni iki ngiki yuko bataje ngo bishure uyu muyoboro wa hano ku muhanda aha amazi garanyura ngo bababarire bahave bahacikiraro batambuke. Ibyo ntabwo bigeze babikora. Muri kubona rero aribo bari kubica nibo babiteye kuko aya mazi niyigeze ahanyura. Nta mazi ganyuraga aha nta muzi gwahigeze. Icyo kiraro ko batagikoze ngo tumenye ko bagikoze ngo bigaragare noneho gaje garanyura munsi y'icyo kiraro. Nta mazi twagendaga neza nta kibazo gihari none baduteje amazi. Nari yemeza mirimo wize umushinga wize nabi bahereye ruguru bacukura aho bababujije gucukura kubera ko batishyuye bagataroka kajya handi kandi bakabaye barahereye hepfo bacukura bakazamuka kugeza kumwisha aho amazi azaturuka. Nibo bayabateje rero bayaduteje kuko iyo bigenda gutyo ntabwo yagomba kuza ngo buri nzira asenyera abaturage. Nta matongo cyangwa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze Ndamuri Janvier umuyobozi w'aka karere aganira n'ibitangazamakuru byacu nawe yaduhamirije ko aya mazi yaturutse mu birunga ariyo yabaye intandaro y'iki kibazo gusa ngo bagiye kwegera abaturage bagizweho ingaruka n'aya mazi harebwe uko bafashwa. Muzwara umuzi nyine n'ubundi Rwanda Water Board Resources iri kubaka niyo yamanutse rero ararengerageraho bari bageze bubaka abura inzira nyine arengera mu baturage. Ndumva nk'abo amazu yuzuriye ntabwo bari bayasubiremo baracumbikirwa hanyuma bafashwe n'ibindi bikoresho bitandukanye byo dufite tujya n'ubundi twunganira mu bahuye n'ibiza. Ubwo twakoraga iyi nkuru amazu agera kuri 11 niyo yari yashegeshwe n'aya mazi mu gihe imwe yarambaraye hasi. Ni mu gihe kandi umwana ukiri muto yakubiswe n'inkuba agahita hasiga ubuzima. Ikindi aya mazi yaturutse mu birunga akaba yatembanye icyana cy'imbogo kikagera mu baturage cyapfuye. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugikomeje kubarura ibyaba byangijwe n'aya mazi. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.